Kanongera mbaye ikaze mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi babaho neza TV. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, reka mbifurize gukomeza kugira amagara mazima, amagara azira umuze. Nibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, ndabakunda cyane babwira ko kugira ubuzima bwiza ari iby'ingenzi kandi n'iby'agaciro. Buri muntu wese abagomba kubaho neza yisanzuye kandi yishimye. Buri abahanga barakubwira ngo nunarakara ntuzigere umara isaha ngo ishire ukirakaye. No kuvuga ngo rero buriya ukurakara ni kugira umutima mubi, ni kugira iminkanyari, ni kuruhu rusaza bitewe n'ibyo uri gutekereza, wakunje isura. Ibyo byose rero bitera ingaruka. Niyo mpamvu rero kubaho neza ni ukubyiga kuko buriya ubuzima ni ishuri. Ubuzima ni ishuri, ibintu byose bisaba kubyiga. No kuvuga ngo rero niyo mpamvu mba ndi hano kugira ngo mbigishe, bagire inama. Hanyuma ikindi nakubwira ni uko umuntu wifuza kubaho neza, umuntu ukunda ubuzima bwiza, yanyarukira muri Milanova Cooking Academy akiga guteka kinyamwuga, aho Milanova ikwigisha guteka, ikaguha certificate mpuzamahanga, ukaba waba chef w'igikoni, ukaba washinga YouTube channel yawe, hanyuma nawe ukabyigisha abandi bikanakwinjiriza. Ibyo byose rero n'ahandi wabikura ni muri Milanova Cooking Academy. Bakwigisha gukora ikawa, bakakwigisha gukora keke z'ubwoko bwose, gato mariage, keke za anniversaire, za graduation, hari abantu ba graduating, zo gutera ivi. No kuvuga ngo rero izo keke zose twigisha kuzikora, tukanazicuruza ku bantu bazifuza. Kuvuga ngo rero niba wifuza gukoresha keke, niba wifuza gukoresha designer, kuri keke hakazaho ifoto y'umukunzi wawe, kuri keke y'ubukwe hakazaho ifoto yawe na sheri wawe, hakazaho ifoto y'ikintu ukunda. Hari abantu bakunda imigati, hari abantu bakunda ibintu bitandukanye bitewe n'ibyo bakunda. Ibyo byose ushobora gukoresha komande ya keke bikazaho. Hanyuma muri Milanova Cooking Academy twigisha guteka, tukagira na komande. Niba ufite ibirori, ukaba ufite abantu wifuza kwakira, ukaba ufite nka mariage civile, ukaba ushaka ko dutekera ubukwe ubwo yaba ari mariage, ibyo byose muri Milanova barabikora kandi ku gihe, bikorera ku gihe. N'ahandi nakurangira rero ni muri Milanova. Niba uri umuntu ukunda ubuzima bwawe, niba uri umuntu ukunda kubaho neza, hamagara 0711169327, hanyuma mujyanama w'ubuzima ahite agukorera sure deal ihite igenda neza. Uko nguko biba bigomba kugenda kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza. Hano Kicukiro ntago ari kure, muri Milanova hano Kicukiro ntago ari kure, ni hafi yawe, ni hagati mu mujyi. Aho waba uri hose, n'abari Nyamata, n'abari mwese muze Kicukiro centre muri Milanova, hanyuma Milanova ibakorera umuti. Ibyo byiza, kugira ubuzima bwiza nicyo bita kugira ubuzima bwiza, nicyo bita kubaho neza. Nuko ubuzi byinshi kandi bishobora kuguha inyungu, bishobora kukwinjiriza, aho kumara umwanya munini, aho kumara amasaha menshi uri gukora iby'imfabusa, urimo ureba ibita kwinjiriza, ahubwo wowe bari kugukonsoma gusa. Ugomba gukonsoma, ugakonsomwa nawe ukinjiza, ukabona ikinjira. Ntusohore gusa, nawe ukaninjiza. Nibyo mbabwira, mbagira inama kugira ngo mubashe guhindura ubuzima. Hanyuma rero tudatinze, ari umukunzi wacu wari watwandikiye ibaruwa ndende kuri email. Yaratwandikiye ibaruwa ndende avuga ngo, ese ubundi igitsina cy'umugore kireshya gute? Ese ubundi umugabo
yagakwiye kuba afite igitsina kingana iki kugira ngo abashe gufitingana n'umugore. Ati njyewe nagerageje gukoresha imiti yose ishoboka kugira ngo ngire igitsina kirekire, ko muranipfunwe muranibaza niba umugore wanjye nshobora kumuhaza, ariko ntago ndabigeraho, sindamenya ngo umugabo yakagombye kugira igitsina kingana gute, umugore afite igitsina kingana gute. N'umukunzi wacu wari watwandikiye atubwira ko atuye Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ngo ni Chicago niho atuye. Wowe utuye Chicago rero ndetse n'abandi batuye aho ngaho, abakunzi bacu bari aho Kentucky, harimo Gustave Murego aho ngaho Kentucky, mubwira ngo niba uri umuntu utuye muri Amerika cyangwa niba uri umuntu ugeze muri Amerika vuba ukaba ukeneye kwimuka, Gustave Murego abigufashamo, akagufasha kwimuka vuba cyane. Akagufasha kwimuka vuba cyane. Hanyuma niba ushaka gutembera muri states zitandukanye zo muri Amerika, haba ari aho batemberera cyangwa gusohoka bisanzwe, ibingibi nabyo abigufashamo. Abigufashamo vuba cyane Gustave Murego. Nimero ze ni izo ngizo, wamuhamagara. Nimero ze ni izo ngizo, niba uri muri Amerika wamuhamagara akagufasha. Uyu mukunzi wacu uri muri Amerika akoze cyane kutwandikira. Hanyuma n'abandi bashoramari mufite ibikorwa byanyu mwifuza ko tuba abafatanyabikorwa kuri Baho Neza, mwifuza ko abantu babaho neza, mwifuza ko abantu bamenya ibyo mukora. Buriya hari abantu baba bafite amafaranga, bakeneye ibyo bagura, bakeneye serivisi, bafite ayabo, ariko bakabura aho babariza iyo serivisi. Urumva, hari n'abandi baba bashoboye gutanga serivisi bakabura ababagana. Ibyo byose rero bipfira kutamenyekanisha ibyo mukora, bipfira kutamenya ngo ntamenyerera ku muziro ko bavuga. Kuba ngo rero ibyo byose rero Baho Neza ibigufashamo ibintu bikagenda neza. Ushobora no kwamamaza ku maradiyo, ku mateleviziyo. Mwibutsa ko ikiganiro cyabaho neza ushobora no kugikurikira kuri Fine FM. Ntabwo abantu bose bafite smartphone, n'abadafite smartphone n'abadafite internet twabatekerejeho kuri Fine FM 93.1 Fine FM kuva kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru. Weekend yose ubwo ni special weekend. Weekend yose ukurikira ikiganiro cyabaho neza, aho buri kumwe na mujyanama w'ubuzima ndetse na Jojo na Pajojo. No kuvuga ngo abo bose ni abaganga bakaba n'abajyanama b'ubuzima muri Baho Neza. Abo bose nibo bagufasha kugira ngo ibi byose tubigereho. Iyo ni timu ya Baho Neza. Uvuga ngo rero kuwa gatanu saa 12:30, kuwa gatandatu no ku cyumweru mu gitondo na nimugoroba mujye mushyira kuri Fine FM kugira ngo namwe mugende mwumva inama zitandukanye, ndetse munahamagare munabaze ibibazo. Hari ababa badasobanukiwe baba bateze amatwi radiyo, abo bose abakwiye gusobanuza bagasobanukirwa. Hanyuma rero tudatinze, umukunzi wacu waratubajije iki kibazo agira ngo gusubize. Umugabo byibura abagomba kugira igitsina kiri hagati ya santimetero 20 na 25, guhera kuri santimetero 13. Hanyuma umuntu uri munsi ya santimetero 13 aba afite igitsina kigufi. Ibyo narabibabwiye. Hanyuma rero kugira ngo
upime neza ko igitsina cyawe gikwiriye kiringaniye, kuko ibyo narabibabwiye ariko hari abatarabyumvise neza. Ni ukuvuga ngo mu gihe wagize ubushake ukagarama ku buriri, ugafata igitsina cyawe ukakirambika ku nda, ukakirambikaho, kiragenda kikaringanira n'umukondo. N'umukondo kuva aho igitsina gitereye kugera ku mukondo haba hari santimetero 20. Yes, haba hari santimetero 20. Yes. Hanyuma rero mu gitsina cy'umugore kuva inyuma ku gitsina kugenda mu imbere naho haba hari santimetero 20. Urumva ko niba ufite igitsina kiva ku nda kikagera ku mukondo, nugishyira mu mugore kizava inyuma kigere aharinganiye n'umukondo. Uri aharinganiye n'umukondo niho haba hari iki? Inkondo y'umura. Hariya rero ni ukuvuga ngo nk'uko wari wabibajije ukavuga uti igitsina cy'umugore kireshya gute ko mura mfite ipfunwe numva ko agatsina kanjye ari gatoya cyangwa ari kagufi katabasha kumuhaza. Ibyo nibyo wimagina cyangwa nibyo utekereza, kandi ibyo biba bigaragaza ko utaganira n'umugore wawe. Kuvuga ngo umugore wawe iyo mwicaye mukaganira, cyangwa mbere yo gukora icyo gikorwa mukakiganiraho, cyangwa nyuma yo kugikora mukakiganiraho, ukamubaza uti byari bimeze gute, performance yari imeze ite, nongera iki, ngabanya iki. Ibyo muba mugomba kubiganiraho kugira ngo igikorwa cyanyu mwese kibashe kubashimisha. Ntabwo uba ugomba kwishimisha wenyine cyangwa ubyishimire wenyine, mugenzi wawe umusige ababaye cyangwa arakaye bitewe n'uko bitagenze neza, ahubwo muba mugomba kubiganiraho mukamenya igikenewe. Hanyuma rero niba umugore nawe afite santimetero 20, ni ukuvuga ngo mu gihe warengeje ya nkondo y'umura cyangwa ukayikomeretsa, ni wahandi usanga hari abagore bahorana ibibazo baterwa n'abagabo babo. Ugasanga umugabo afite igitsina kirekire, ntazi hari byinshi atazi, ugasanga arakinjizamo cyose, hanyuma umugore akababara. Aho kugira ngo yishimire ya mibonano, ahubwo buri uko akoze imibonano akababara, cyangwa bamara gukora imibonano agasigara babara. Bivuze iki? Bivuze ko aba yarengeje rwa rugero. Kuvuga ngo ntabwo uba ugomba kurenza muri santimetero 20. Namwe mujye mubimenya. Ni nayo mpamvu abafite santimetero 30 cyangwa kurengaho kwa muganga babambika impeta kugira ngo batazarenza ahantu hakenewe. Kwa muganga barabarimita bakabambika impeta. Iyo bakwambitse impeta bivuze icyo? Bivuze ko za santimetero wazirengeje. Mujye mubimenya rero, musobanukirwe, mumenye uko ibintu bimeze. Hari n'abagore bahora barwaye ibibyimba byo mu nda, bahora barwaye ama infection, bahora barwaye ibibazo byinshi na byinshi, baba bafite n'udusebe, bafite kanseri z'inkondo y'umura bagiye baterwa n'iki? N'abagabo bafite ibitsina birebire kandi batazi kubikontorora, badafite amakuru ku bitsina, badafite amakuru ngo bamenye ngo ibitsina bikora gute, bikoreshwa gute. Hari abantu batajya bamenya ayo makuru, batazi uko bigenda. Akumva ko niba umugore ari gutaka aribwo yamwemeje, kandi hari igihe ataka ababaye. Yes, abantu babashe kumenya gutandukanya ibyishimo n'umubabaro. Wakumva umugore ari gutaka nawe ukongezamo vitensi wumva ko uri kumwemeza, kandi hari igihe ababaye. Rero nawe niba ubabara atari ibyishimo ari ukubabara, bimubwire. Mubwira uti nari ndi kubabara, mubwira uti nyuma y'igikorwa nababaye byagenze gutya, wagize ama infection, wagize gute, kubera iki? Bitewe nuko hari aho yakoze cyangwa hari aho yakomerekeje cyangwa yakwinjiyemo, yageze muri nyababyeyi. Ni ukuvuga ngo rero ari ibintu muba mukwiye kumenya, mugasobanukirwa.
nuko nguko rero urwo ni rwo rugero rw'igitsina cy'umugore. Kuvuga ngo uteye pate kuva ku mukondo kumanuka kugera ku gitsina ni santimetero 20. Izo santimetero 20 niba ufite igitsina cya santimetero 20 kirahagije. Naho ibyo mubyimba byo, ibyo kubyibuha, ibyo kunanuka, ibyo byose ni foromire. Byose ni foromire, ni ukuvuga ngo umugore n'umugabo bahuza ibitsina, umugore aba agomba kumenyera igitsina cy'umugabo we, n'umugabo akamenyera igitsina cy'umugore we, birahura. Hanyuma wa mugore wagize uburwayi bwo kwaguka igitsina cyangwa yabyaye ntasubirane, igitsina kikaguka bikabije, ugasanga umugabo ntakimwishimira, uwo nguwo araza kuribaho neza tukamufasha, ibintu bikongera bikagenda neza. Niba rero uhorana ama infection adakira, ganira n'umugabo wawe, hanyuma muzane namwe tubafashe, tubagira inama, tubabwire uko ibintu bigomba kugenda. Tumenye amakuru yanyu, tumenye amakuru kuri mwe, tumenye uko ibintu bikorwa, kuko hari abantu benshi bavuga ngo ama infection yanze gukira, ngo imiti yanyu ntabwo ikora, ngo narivuje aha, bakagenda bakubwira aho bivuje ariko ati ntago bikora. Oya, wikwivuza wenyine, ivuzanye n'uwo mwashakanye. Cyangwa niba unamuca inyuma ukaba waragiye uzana izo ndwara, ubireke uhazwe n'umugabo wawe. Kuko hari abagore benshi, usanga abagore benshi bagira amatsiko, akavuga ati umugabo wanjye hari ibyo atazi, reka njye kubishaka ahandi, reka njye n'ahandi ndebe, reka njye n'ahandi numve. Ibyo bintu rero ni bibi cyane ku bantu bubatse, ni bibi cyane, mwagakwiye kubireka. Ngayo nguko rero nuko nguko ibintu biba bigomba gukorwa kandi bikagenda neza. Ni mwicare muganire, muvuge ku by'urugo rwanyu, ibyo bakora urugo rwanyu, ibyatuma urugo rwanyu rutera imbere kandi rukabaho neza. Mumenye uko mugomba kwitwara. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima. Ndabakunda, Imana ibarinde, naho gutaha tuzasubira ku munsi w'ejo Rurema nabishaka. Buriya tujye twibuka gushima Rurema, tujye twibuka gusenga. Iyo ubyutse, iyo wiriwe nta kibazo ufite, uri muzima, hari abari mu bitaro, hari abashizemo umwuka, hari abaraye irusororo, wowe ujye wicara ushima Imana. Murakoze cyane, naho gutaha.